This is the first president I've ever met in my life. This is the first. I've not even met my own president. Mr. President, we are doing our best. We are making our country proud. And I can assure you guys, you have to mark my word, I'm going to make my country proud. Nyuma y'ibirori bya Tracy Awards byarabibereye mu Rwanda ku nshuro yabyo ya mbere igasiga amateka. Kuri iki cyumweru abahanzi bitabiriye ibirori baturutse mu bihugu bitandukanye bahuye na Perezida wa Repubulika Paul Kagame bagirana ibiganiro. Byari ibyishimo bidasanzwe kuri aba bahanzi bitewe n'ibiganiro ndetse no kwidagadura bari kumwe n'umukuru w'igihugu. Nomchebo wamamaye mu ndirimbo Jerusalema yatwaye n'igikombe muri ibi birori bya Tracy Award. Yaririmbiye Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse hanamwifuriza isabukuru y'imyaka 36 azuzuza ku munsi w'ejo ku itariki 23 Ukwakira uyu mwaka. Happy birthday, I had that tomorrow, it's your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mu bandi bahanzi bagize icyo batangaza ubwo wahuraga na Perezida wa Repubulika Paul Kagame harimo umuhanzi Rema watwaye ibihembo bibiri ku munsi w'ejo wagaragaje ko yishimiye guhura na Perezida wa Repubulika Paul Kagame aho yavuze ko kuva yavuka ari ubwa mbere ahuye n'umuperezida dore ko ngo atarahura na Perezida w'igihugu cye cya Nigeria. Ibyo yashimangiye ko bigaragaza agaciro n'urukundo Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunda urubyiruko. This is the first president I've ever met in my life. I've not even met my own president. Uyu ni mu Perezida mpuye nawe kuva nabaho. Nta nubwo ndigera mpura na Perezida w'igihugu cyanjye. Ibi bigaragaza uburyo uyu muyobozi aha agaciro urubyiruko. Ntabwo ari Perezida gusa ahubwo ni umubyeyi. Uha agaciro urubyiruko, uha agaciro n'ubuhanzi. Nishimiye kugira mu gihugu cy'u Rwanda, mfitemo abafana benshi. Kimwe mu bintu nabashe kubona ku Rwanda, nagiye mu bihugu byinshi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, ariko ukuza mu Rwanda numvise ari nkaho ndi mu gihugu cyanjye. It gives me that vibe, a place and I can rest, I can feel at home. So places we call buildings and all of that. Umuhanzi Bwiza umwe mu Banyarwanda baririmbye mu birori bya Tracy Award ku munsi w'ejo mu ijambo rye ririmo ikiniga yagaragaje ko yishimiye guhura na Perezida wa Repubulika Paul Kagame dore ko zari inzozi ze kuva akiri umwana muto. I don't know if I can say Mr. President or His Excellency because you are a father and we really love you so much. Ntabwo nzi niba ndi buvuge ngo Perezida bitewe n'uko ni umubyeyi wacu, papa wacu, kandi turagukunda cyane. Ndumva mfitemo ubwoba munyihanganire bitewe n'uko zari inzozi zanjye kuva nkiri umwana kuba nahura na Perezida. Nyakubahwa Perezida, turi gukora ibishoboka byose kugira ngo duheshe ishema igihugu cyacu. Icyo nabiziza nuko nzagerageza guhesha ishema igihugu cyanjye. N'ijambo rye Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabanje gushimira abahanzi begukanye ibihembo kubw'impano bamugeneye bishyize hamwe, anabashimira kuba barafashe umwanya wabo bakaza mu Rwanda mu gihe bakabaye bakora ibindi bikorwa binyuranye mu bice bitandukanye by'isi. Yaboneyeho kwifatanya nabo mu kwishimira intsinzi n'ibihembo bahawe, anashimira ubuyobozi bwa Tracy bwateguye ibyo bikorwa byagenze neza ku nshuro ya mbere bibereye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rwiteguye guhika uwo ari we wese washaka kwita u Rwanda imuhira muri abo bahawe ibihembo, yaba abafite iwabo cyangwa n'abatahafite kubera impamvu zitandukanye. I want to assure you that you have a home here.
ndagira ngo mbizeze ko hano ari iwanyu. Ndabizi ko hafi ya mwese hano mufite aho mwita mu rugo, kandi icyo ni ikintu cyiza, ariko mushobora na hano kubafata nko mu rugo, kure yo mu rugo. But you can consider this a home away from home. Umukuru w'igihugu kandi yagarutse ku batagira aho bita mu rugo, aho yabasangije ku mateka y'uko yamaze imyaka irenga 30 atagira aho yita mu rugo, ari nayo mpamvu yamenye agaciro ko kugira aho umuntu yita iwabo. I lived part of my 30 years of my life, I lived without a home. So that taught me the value of having a place you call home. Nabayeho hafi imyaka yanjye 30 ntagira mu rugo. Ibyo byangishije agaciro ko kugira ahantu umuntu yita mu rugo. Ndabizi ko bisobanutse kandi ari ingirakamaro kuri buri wese aho yaba ari hose. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ko abifuza kugira hano mu rugo, kure yo mu rugo, mbahaye ikaze. That's why I'm saying whoever wants to make this a home away from home or a home, you are welcome. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yavuze ko ari iby'igiciro kubana n'abahanzi bimakaza injyana nyafrika ndetse nishingiye ku muco n'amateka by'uyu mugabane. Ashimangira ko u Rwanda ruha ikaze ikintu cyose kimakaza isano muzi ya Afrika. Yaboniyeho kwizeza abo bahanzi n'ubuyobozi bwa Trace ku Rwanda ruzabana nabo uko bishoboka byose. Yanashimiye kuba Trace yarabaye umuyoboro wahindukiye benshi irembo bigaragarizamo ndetse bakanahanyuza ibitekerezo nimba mutima zifasha benshi ku isi binyuze mu nzego zitandukanye z'ubuhanzi. Ibirori bya Trace Award byabereye mu Rwanda ku nshuro yabyo ya mbere byari biteguye mu buryo bubereye ijisho, haba imyambarire, ibihembo byatanzwe n'abahanzi bataramye, nubwo buri buhanzi yari afite iminota mike bitewe n'ubwinshi bwabo. Igihembo cyahawe abahanzi batsindiye ibihembo muri Trace Award ni igihembo gifite ishusho y'igiti cya Baobab, kiboneka muri bimwe mu bihugu bya Afrika, kivuze byinshi ku buzima bw'abanyafrika, kigasobanurwa nk'igiti cy'ubuzima kuri benshi. Abahanzi bafite amazina akomeye mu bihugu hafi ya byose bya Afrika no hanze yayo banyuze ku rubyiniro bashimisha abitabiriye ndetse banashimira Trace Group yateguye ibi birori. Muri ibi bihembo Abanya-Nigeria Davido na Rema nibo begukanye ibihembo byinshi muri Trace Award y'umwaka wa 2023, aho buri wese yegukanye ibihembo bigera kuri 2. Davido yegukanye igihembo cya Best Male Artist nk'umuhanzi wahize abandi mu bagabo ndetse n'ik'indirimbo nziza ihuriyemo abahanzi barenze umwe, cyangwa se Best Collaboration Song yabaye Unavailable yahuriyemo na Musa Keys wo muri Afrika y'Epfo. Rema wo mu gihugu cya Nigeria yegukanye igihembo cya Best Global Africa Artist, umuhanzi wo muri Afrika witwaye neza hanze yayo n'ik'indirimbo y'umwaka Song of the Year abikesheje indirimbo Calm Down. Mu bandi bahawe ibihembo harimo Burna Boy wo muri Nigeria wakoze album y'umwaka, Yemi Alade wo muri Nigeria wagize amashusho meza y'indirimbo, Vivian Chididi wo muri Senegal wabaye umuhanzikazi wahize abandi, Rosaline Leo wo muri Cote d'Ivoire wahize abandi bahanzi bakiza mu muziki. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.